Simoni wo mu mirenge atega nk'ibyo yahawe agira n'imbabazi waravumera ukagira ubwuzu akora isahani arigata ku ntoki hato na hato akebuka umwami ati cyo ntegereje muraze kumpumbwiriza uko bigenda. Dore Mikayire wo mu Busanza yize cyane mu bufurere arabirika imihorerane igakongekanya hinda karoha mu ndiyo bikagenda ngo uwo mwarimu nkwisabiye ndumva nshaka kumwigana karimabwira karyabwite atamada yafodutse n'inkeke ntashobokera mu rugendo utwo bandembye nta kavuro umenya ngo ntereye inyuma yanjye wangerurira iyo sahani kuko wemba n'imbavu zarenzwe ndaramusereza ati watuza none ntengase mwidoma wewe ko amatama yawe adahokwa aho yagutendera niyo ugenda n'urwo rwakanakana ruje uranatubeshya si uko byibuha uhora ubizunditsemo amarenga rwabukamba na bisamaza na bisara inkumi baza bahanya batinze ngo mwatindiye ikibahu bisara inkumi ahuta gusubiza abigira mu izina rya bose ati twahangarije izuba ngo ridukamuremwo ubuhage bw'ibyo twizaniyeho impamba rwabukamba tewe si wowe ko bibabwiye utabibakinze none bagerura ku byacu ngo aha twizusi yo mumenya niba ari ibyo ntitwahoranye nawe mukaragari gati byuma hinira ko nkokora amashati ndera z'inguro barazumuse yanga no kuzipfusha akamama y'amasahani aranayakomba sinzi uwo mubajije ahatwara gacinya asubiza by'ubuvugishwe abihura cyane abitse iruhande aturashe mu cyicu bivuze imbaho no muri beshye iryoshye ukwayo y'umugabo abwira akabiruka ati nk'iyingurube ko ifite ikinobe jye nayitangira mu gitondo bukagoroba maze uruhande udatinda guhejura akanyana jye nayandika mu museso nko mu mashoke nkono nka Yesu nawe Rwigema yashize inkubiri akora agakanda aradohora agateba agasekamira ukwari atawabwira amajoro ijambo yenda twari inka tsutsuri ariko agabura indyoheshabirayi nawe roza ngo ayihaye ndayimusagukira mu menyo agira butari yugoza ifiriti ati yeko ari uburiza turoyeho nk'izishyamba birutana bite undi ati y'ishyamba ibuze mu itoto igira n'umwuka nk'uw'impongo imibu yakwaganye wahaze ukumva tuzurushyamba ndatikora bivuze ukuri iya ntwaye agatima koze murega nshurabwira katabarwa ati yifiteho yandutiye ibitayo uyimaze itera akanwa uburyohe ibyo kabigendera bigatinda unati nagira ngo ntiwabibonye rero iyo ugize Imana nk'abimuhira bose bakayinena maze ukayibumbaho irukumbi rutamabwira uwo mu buhanga ati usaba imbari z'iyo ngurube amazi ashyushye uri ku kiraro gashuja asubiza biseka cyane ati none wibutse ubwo buhanga umutima wayo mazi ashyushye surihe nawe mbona na Vundi wo mu Rusenyi iyo nyoni ishaje ikiri ishashi izina yaryiswe ko riba umuntu ahagutubonda asa n'agapire nawe Karoli ariwe Rubayiza aha buri cyicaro yatinze asaba guhabwa intongo hose umwe akamuvungurira nk'akantu ingurube isaba kudutoke twose bamuzaniye isabune yo kuyikaraba uyizanye ayihindana n'amazi ati hoshi dore nta mpamba nazanye yiburiza intoki zirajya ziyaganzira gati nawe Fideli wo mu Bunyambo ahaza abangamiye mu maso ari ibyo muhimanga kwica inka z'amabere umwami tubona umunyambo niyo n'ingurube tugize Imana amata ari he akayagotomera ibyo bivuga yica ijisho injome bayitumiza uwo mwanya umufa ingurube bawucuriramo baramuhereza ntiyareba aterera ku munwa aragongomera bumva bivuga gorogoro mu nkanga biburusuma mu muhogo wose arangije aturira hasi yo mu kizenga ati amata y'iwanyu aruta iwacu murange nk'ayaho kurya ingurube mwabikomeza mwahumana giti mu jisho agenda arata inka zahomojwe amata nk'ayo murakagira Imana bagane nahumuje nageze ko narindi gutekereza ukuntu bari abashefu bayirwaniye kariya kantu kambwire neza ukuntu abashefu barwaniye kambwire neza nongereye mwumve neza bongeye kwicara i Kigali rero bongeye kwicara twageze i Kigali ije kuba icyaduka i Nyarugenge abakuru bose barayishima yinjira mu nzu hashira umwanya ntiyanasohoka hashira umunsi ibyuma by'inkota by'indayi haba byambaye umwisheke maze amasaha yegereje amashoka ba madamu batuma umuntu ajya arabarembuza baragenda ayo mazu meza barayataha barahonongera mu bibanda maze ibifafari barabifunga nuko Rwitsibagura araza aza yahanya yatinze acira ifuti kari ku muryango uko yagatashye iryo juru ryabo arabutswa ameza hadendeje yumva yiruka mu birenge umutima usaba bugwa neza umuhogo wuzuramwo urugwiro inzoka y'umuhondo isamuza umwuka igira ngo jororo
n'ururoro mw'ibondo agira ubukirigitwa umunwa wose azana udutwengera amwenyura yumva ahongobotwe nk'ibintu abwira abandi ati karabaye nawe Rwampungu aratamba abona isahani ahingukiyeho arayivumerera uko bisanzwe barazigaziga ararorera ahamara akanya ariruhutse amatsiko amwegura arahirya abona isahani ifukuye neza ifite urugara nk'urw'intango umuvu w'icagase arawureba abona wahindutse urunyenyeri asigaye ya mbere azayisanga byasatse uburogo umwami ureba iyi sahani ko ari umuntu wize kera kuba umusirimu wayikayanya ukayumvisha ko wayishegeshe gira ikinyende gewe ubizi woye kudondoza iyi mihore uwo mubumba gwabeta higatereka nsizane ku rubanza none ntazirimutse nkawe ureba iritama ndunditse rinigirije rihuje na karuvati ntiryampa icyicaro ku ngurube simpatsemberwe n'abakweta ubwo araza umutware wa Nyantango yinjira abakurikiye hafi ayihamya ijisho rurumiranwa ijwi rye rirangurura adatinya ati niyo ntashite n'ingurube ntisamaza mu gihagararo ariko iyo bayorosheyeho ubwoya usanga iteye ubwuzu bw'urukirigite aho bayibyagirije ku meza ukajya ushyugumbwa ko yakaza abo b'inkwakoze ngo bahoshe abandi bose bizihiriza nta rugamba rubura intwari majoro arwicara ku mukondo umwami ateka ijabiro ryarwo ababegereye mu cyubahiro babagabira intebe zo ku meza bari mu rushya rw'isanganya mbona abasaza bari mu nturo ujya ubasemurira ku muzungu ni rw'ubusisi nyir'uburiza dore ko acanganya muri byombi ni umusaza wazongahaye majoro atabasaza uko mbirora ntimubahatire guhumana mubahakorerwa mu biro byanjye tuhabasange saa 8 mutaratekanyaga untanze inama nyayo narindekereje kuyivugira kugundira abanyamurava ukabakoreshaho iby'umuvundo biba umugayo ukomeye mu Rwanda ubukuru bubatera guceceka ngo wibwize ubupfura nawe ingurube bayinena bikabije bakarinda kuyihunza ari ugutinya amako bakora imwe uwo mubwisha azarora hirya agira Simoni narwo Buswisi ati jye sinkunda ko bampeza nsagaye mparaye irindi zina kuri ubu iryo bampimbye Rukenyangurube gukenye inkware narabizinutse kamuzinza kebuka umwami atumba abasaza bakunda amayogo bari mu birori bahinzoga binywere ariko ngo senjuri nyiri u Rwanda ngo abiri imyanya yabane muri bo umwami ateka imyanya sinyitanga kuko nanjye shaka ko yikubira bamba umwami ntabwo agabura kamuzinza agira ikimwaro ngo akikura zingi cyanwa karagazungije mu gihanga ati nigiteye ku bugoyi bwose ushaka itaba mpesahani majoro ati nturoga muhagurukire babaho ibyiciro bibakwiye natwe twigire mu byacu nturashaka uko yasubiza biramugora yari yabonye ibintu byiza uko byakuzuye amasahani ubwuzu bwabyo mu murya munda avuga mu muhogo hari ikiniga amaso azengamwo amaso zaranguririjwe arahira kigeri ati habe ko nkubirana bwana ndi umusaza nkaba mu byacu nyamara n'ibyanyu ndabyigimba n'iby'ingurube ndabivuyanga naho rwose iyo ntambara niyo nashaka rwose murakoze yego